Yesu Kristo ashimwe bene data, turabasuje mwese abadukurikira kuri Kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Hanyuma nabaje ari ubwa mbere mwese tubahaye ikaze. Abatarakanda subscribe muyikande kandi musangize n'abandi ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kuri bose. Dushimiye mwese abayikanze, dushimiye mwese abatwandikira, dushimiye mwese abatugira inama, abaduhugura. Mwese Imana ibaha umugisha. Umuntu wese ku ruhande rwe no kucyakora akoreye Imana umurimo wanyu, rwose uwo mukora mukoranye urukundo umenye ko tuzabigororerwa. Rero tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Dufite n'umutumirwa uyu munsi, dufite umutumirwa ariko jewe umwakiriye nitwa Rusine Emmanuel. Turakwakiriye mwene data. Murakoze cyane. Ni amahoro. Ni amahoro. Kristo Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Tuguhaye ikaze ahuje ni kuri Kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Murakoze cyane. Twifuje ko waza hanyuma ukatugezaho n'iby'Imana yaguhaye, niyo mpamvu twagutumiye kandi nawe ukaba wemeye kuza. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Suhuza abakundwa ba Kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV kandi unabibwire kugira ngo bakumenye. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba mukurikira uyu muyoboro wa Kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Haleluya. Imana ibaha umugisha kubw'uyu munsi mudukurikiye, kubw'uyu munsi murebye ikiganiro cyabaye. Nitwa Emmanuel Nzabonimana. Ndi umugabo utuye mu karere ka Rulindo, mbarizwa mu rurembo rwa Gicumbi, paruwasi ya Tumba, itorero rya Nyirangarama. Niho nteranira, ndi umukristo, ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Ibirenze ibyo Imana iduha umugisha. Imana iguha umugisha. Tuguhaye ikaze, ni ubwa mbere uje kuri Kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Tuguhaye ikaze kandi dukunda abantu bafite ibintu by'Imana, dukunda abantu b'Imana, ariko by'umwihariko dukunda cyane abantu bemera kumvira Imana. Imana iri guha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nagira ngo dusenge hanyuma twakire kuko ufite ubutumwa tuzaniye. Nta mugabo uhaguruka adafite icyahagurukanye. Buri hari icyo Imana yaguhaye tuzaniye, urwo ruhisho kugira ngo rugeze ku badukurikira. Mana yacu, Mana ikomeye, Data wa twese mwiza, turagushimiye. Uri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereza bose. Tugushimiye umunsi mwiza twategereje kugira ngo uyu munsi ugerweho kandi umuvandimwe agere hano. Rero turasenze kugira ngo uzubanze utweze, udukureho umugayo wose kugira ngo ibyo tugiye kuvuga byose bibyo kubahisha izina ryawe. Turamusengeye, muhe imbaraga, muhe amavuta, ubwenge bw'Imana we muri we, Mwuka Wera muyobore, mushyigikire kugira ngo ubutumwa afite abutambutse atagabanyije kandi atongereye. Icyubahiro kibi cyawe, byose tubisabye twizeye kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ni karibu mwene data. Murakoze cyane. Nk'uko twabivuze, dufite ubutumwa Imana yaduhaye ngo tubwire abantu b'Imana muri iki gihe Imana yaduhagurukije mu buryo bwayo. Dutangira rero ubutumwa turirimbana muri 174 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndifuza ko turirimba igitero cya mbere, icya kabiri tugasimbuka tugafata icya kane kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Imana ishimwe. Jua amaso wowe muntu wizeye, mu gitondo jyawe isunga Imana, kuko umwanzi yoshya bataba amaso, wabagushe ko kwabanga. Jua amaso wicogora, jua amaso senga, jua amaso wicogora, jua amaso senga, jua amaso no kumanywa y'ihangu, ibyese byibageshe by'ijuru, wehogera umwanya wo kwiherera, ngusenga umukiza wawe. Jua amaso wicogora, jua amaso senga, jua amaso wicogora, jua amaso senga.
maso juba maso hose mu gihe cyose satana kubekiriye hose ashaka uburyo yaguseseramo ngo yimure umwami Yesu Jubumoso wicogora Jubumoso senga ube maso Jubumoso wicogora mwene data Jubumoso senga. Imana ishimwe, himbazwe cyane. Imana yadawe ubutumwa twabwise ubutumwa bwihutirwa bureba buri wese. Umurimbyi yatangiye avuga ngo jya amaso wowe muntu wizeye, mu gitondo jya wisunga Imana, kuko umwanzi yoshya abantu bataba maso kugira ngo abagushe. Umuntu uba maso umwanzi ntabasha kumwinjirira, ariko umuntu utabaye maso nicyo cyuho gikomeye Satani anyuramo, kurangara, kuba indangare, kutaba maso niho Satani amenera akinjira bene umuntu wizeye akamugusha kuko atabaye maso. Imana itugiriye neza. Mu gitondo jya wisunga Imana. Umunsi wawe gukorera Imana ni uyu munsi waramutse. Umunsi wawe gukora neza ni uyu munsi waramutse. Umunsi wawe gukiranuka ni uyu munsi waramutse. Jya uba maso, jya ubera maso ubugingo. Imana itugiriye neza. Ndagira ngo dusome n'ijambo ry'Imana twihute tubifatikanye n'uyu muririmbyi. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 35. Uradusomera tugereze ku murongo wa 41. Titiri hari yavuze ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Ni Luka 12 guhera 35. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakumanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga ibi igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Petero aramubaza ati, databuja, uwo mugani ni twe twenyine uwuciriye cyangwa ni abantu bose? Imana iturengere. Akoze cyane. Amen. Ahangaha Yesu yavuganye n'abigishwa. Arababwira ati rero mube maso kandi muhore mukenyeye, n'amatabaza yanyu ahore yaka. Muhore mukenyeye, amatabaza yanyu ahore yaka. Mumere nk'abantu bategereza shebuja, nk'abagaragu bategereje shebuja hagarukira ava mu bukwe. Aravuga ati rero naramukaje agasanga bari maso bazaba bahirwa. Aravuga ati ndababwiza ukuri rwose ko azakenyera, yamara gukenyera akabicaza, yamara kubicaza akabahereza. Imana ishimwe. Mbese umuntu uri maso, umuntu uhora uri maso kugeza igihe shebuja azazira, kugeza igihe umwami wacu Yesu azazira. Hari ingororano, hari ibihembo. Azakenyera, namara gukenyera atwicaze, yicaza abantu babereye maso ubugingo kugera igihe yaziye, namara kubicaza abahereze. Imana ishimwe. Hari ingororano rero, hari ibihembo tuzaherezwa nituguma kuba maso kugera igihe umwami wacu azazira. Imana itugire neza. Uyu muririmbyi rero yavuze ngo jya uba maso senga. Ageze ku gitero cya 2 aravuga ngo jya uba maso no ku manywa y'ihangu. Amanywa y'ihangu rero ni cyagiye umuntu abona ibintu bimeze neza, ni cyagiye umuntu abona yatabawe, ni cyagiye umuntu yashubijwe, ni cyagiye umuntu abona adamaraye ageretse akaguru ku kandi arimo gukora ibintu bikemera. Aho ni ku manywa y'ihangu. Ariko umurimbyi aravuga ngo iby'isi byibagije iby'ijuru. Ariko aravuga ati wowe uhamagarirwa kuba maso, gigira umwanya wo kwiherera gusenga umukiza wawe. Imana itugire neza. Nubwo ubona bimeze neza, nubwo ubona biri kwemera, nubwo ubona amahoro ahari, nubwo
nubona ibintu bimeze gute nicyo gihe cyo kuba maso, nicyo gihe cyo kubera maso ubugingo. Hari abantu bishuka bakagira ngo kuba maso ni igihe umuntu yageze mu bihe bibi. Oya, no mu bihe byiza Imana itegeka abantu kuba maso, kuko muri ibyo bihe nabyo iyo utabaye maso niho Satani ahera akakugusha. Imana tugire neza. Ageze ku gitero cya 4 twashorejeho, aravuga amagambo akomeye. Aravuga ngo jya uba maso hose no mu gihe cyose, ahantu hose no mu gihe cyose, ahantu uri hose, aho wicaye, aho ugenda, ibyo urimo byose, igihe cyose, ibyo ukora byose, ubere maso ubugingo bwawe. Imana itugire neza. Jya uba maso hose mu gihe cyose, ngo kuko Satani akubikiriye hose, nawe ntatuje, nawe ntacogoye, ahubwo nawe arakubikiriye. Uri mu kazi ukora akazi, Satani arakubikiriye. Mwene data mushiki wacu dukurikiye, uri mugenda mu rugendo, Satani arakubikiriye. Uri mu murimo w'Imana, Satani arakubikiriye. Njya mbwira abantu ngo niyo turimo tuvugira Imana, naho twaba duhagaze hariya ku gatuti ku ruhimbi, aho turi hose Satani abatwubikiriye, ashaka uburyo duseseramo ngo yimure umwami Yesu. Kuba maso rero ni ukuba maso hose no mu gihe cyose. Nta hantu na hamwe umukristo akwiye kuba atari maso. Naho waba uri muririmba, ukwiriye kuba maso ngo ibyo ubwiriza abantu ubibere maso, Satani atakwinjiramo. Imana tugire neza. Ngo Satani akubikiriye ahantu hose, ashaka uburyo yaguseseramo kugira ngo yimure umwami Yesu. Satani arabizi ko Kristo utunze muri wowe ari imari ikomeye. Aho rero niho yubikiriye abera, niho yubikiriye abantu bari maso, kugira ngo abone ko basinzira bagahunikira ntibabe maso, ngo abone uko yimura umwami Yesu abagushe kuko abanga. Imana itugiriye neza. Turajya turugana rero ngo ni mube maso, mukanguke. Imana iduha ubutumwa yabuduhaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 umwaka 2023, birumvikana n'umwaka ushize. Birashoboka ko ugiye kudukurikira ari ubwa mbere hano kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Ushobora kuba waradukurikiye ahandi, waratubonye mu nsengero, ahari hose watubonye. Imana iguhe umugisha. Byaba ari byiza wongeye kutwumva, kuko kuri iyi nshuro hari ikindi kintu ndaza kuvugana n'abantu b'Imana wenda ushobora kuba utarumvise. Ndagira ngo rero buri wese uduteze amatwi tumugireho umugisha, kandi nawe atera intambwe nziza yo kumvira umwuka. Imana itugiriye neza. Hanyuma umwuka w'Imana, marayika w'umwami Imana, kuri itariki 20 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka 2023 nagiye mwiyerekwa. Noneho marayika w'umwami Imana aranjyana, antembereza imisozi. Mbona nzamuka imisozi, nkatambika, nkanyura mu miryamo, nkaca mu bwira buto, nkaca mu mihanda idaharuye itameze neza, nkashyinguka mu mihanda imeze neza. Tugenda ahantu henshi hatandukanye. Hanyuma marayika w'umwami Imana ampereza indangururamajwi, insakazamajwi cyangwa se indangururamajwi, iyi twita megafone cyangwa se reservoir. Iyi ngiyi imbere irangaye uvuga bikagera ku bantu benshi. Hanyuma ampereza iyo indangururamajwi, arambwira ngo urangurura ubwira abantu ibyo ngiye kukubwira. Aho hantu twanyuraga twacaga ku bantu benshi. Twaca ku bantu bahinga, tugaca ku bantu boroye amatungo baragiye, tugaca ku bantu bavuye kuvoma bikoreye ibivomesho, tugaca ku bantu batembera ku muhanda, tugaca mu bantu batwara ibinyabiziga. Mbese aha inzego zose z'abantu bakora twagiye tunyura muri iyo misozi, tugenda tubanyuramo. Ampereza indangururamajwi, arambwira ati bari abantu urimo urabareba. Ndavuga ndabareba. Arambwira ati rero akiri indangururamajwi urangurura ubabwire. Arangije arambwira ati bwira bari abantu ko nabatumye intumwa nyinshi. Arambwira ngo babwire ngo nabatumye intumwa nyinshi, nabatumye abahanuzi, nabatumye abigisha benshi. Ntako ntagize icyo nagomba gukora cyose naragikoze kugira ngo bari abantu babwire. Ariko bari abantu ngiye nabatumiyeho na n'uyu munsi ntibarakumva, na n'uyu munsi ntibaragahindukira, na n'uyu munsi ntibari bagakebuka ngo bumve ko ndimo kubahamagara. Arambwira ati rero hamagara ubabwire ngo ni mwezwe. Imana irashaka ko mwezwa, kubera ko igihe yabatumiye mukanga kumva mukaguma muri ibyo, ngo uyu munsi mwumvise buno butumwa, nibe mutejejwe mutegereze ko Imana ari igiye kuza kwizira
kuvugana n'abantu. Ndarangurura ndavuga nti yemwe Imana irimo iravugana namwe ko yabatumye abahanuzi n'intumwa, ko yabatumye abigisha benshi, ko yakoze ibishoboka byose batumaho, ngo ariko mwanze guhindukira, abantu banze bigumira aho bari bibereye, ariko Imana irimo iravuga ngo igiye kuza kuvugana na buri muntu wese. Mwitegure ko Imana igiye kuza kuvugana n'umuntu wese. Ndimo mbivuga natangajwe n'ikintu gikomeye. Nagendaga mu nzira mbwira abantu byo marayika yambwiraga, nyira mu ntangiriro rwose ntaranavuga ibintu byinshi, nyitangira kubabwira ngo Imana yabatumye ibintu byinshi mwanga kumva, ariko noneho nimwumve Imana igiye kuza kwivuganira namwe. Nanyuze ku itsinda ry'abantu bari mu gatabira ahantu hejuru y'umukingo, nca munsi y'umukingo mu kayira, hanyuma ndimo ntambikamo mvuga afite yarasevu bambwira abantu, mbona abantu b'itsinda ry'urubyiruko cyangwa abantu bakiri batoya bahagaze hejuru y'amugunguzi banyitegeye, bande banabwira ko se wa mugabo we ibintu uvuga, ibyo bintu uvuga igihe babivugiye, igihe babihanuye, ibyo bintu yakabahanuzi byarangiye, abantu baravangiwe, nta kintu tugitegereje. Ndangije ndabyumva, ariko marayika arambwira ati komeza ubwire abantu. Ndangije aho ngaho ndaza kugera ku musozo mbabwira icyo navuganye n'Umwami Imana nshingiye kuri iryo jambo aba bantu bavuze, ko nanjye nyuma nagiye kubaza Imana ndasenga, ndavuga ariko si koko ko abantu bavuga ibi bintu, kandi koko ko ibi bintu wantumye nanjye nari narabyumvise, hari abo nabyumvanye, na n'uyu munsi hari aho ngenda nkabyumva n'abantu, koko ibyo abantu bavuga, ibyo bintu bavuga, ibyo bintu si ukuri. Mbese bihagaze bite ko abantu bavuga bati Imana yabivuze kera, none abantu barategereje bageze aho bavuga ngo ntabwo ari Imana yabivuze, bageze ahantu bavuga ngo abahanuzi baravangiwe. Imana itugire neza. Ndagira ngo nihute mite nkubwira wowe unteze amatwi, Imana ishimwe kubaho Uwiteka TV, nibwo Bwenge TV, Imana ibaho umugisha. Iyi ni mikorofone bampaye kandi babigize mu izina ry'Umwami wacu Yesu, mbese bakoreye Imana umuhamagaro. Icyo Imana yampaye kuvuga ngo nkivuge niyo ndangururamajwi yampaye ngo mvuge uyu munsi. Bitabaye uyu muyoboro mwiza, ahari wowe kunyumva byakugora. Ushobora kuba utajya mu rusengero, ariko ahangaha kubaho Uwiteka nibwo Bwenge TV, uyu munsi uraza kumva icyo Imana ivugana nawe. Imana ishimwe. Ndacyafashe iyo ndangururamajwi rero ngo nkubwire icyo Imana yantumye kukubwira. Ndagira ngo nkubwire ibyo marayika yavugaga byari biri mu bantu. Yarambwiye ngo bari abantu ubwo bareba hariya hari ibizira bagenderamo ku manywa na nijoro, byamaze kuba umunuko mu maso yanjye, kandi ibyo bizira bitumye manutse nje kubarana n'abantu bose, kuko abantu baniniye bakanga guhinduka ngo abantu babe bazima. Hanyuma ikintu cya mbere yambwiye ubwicanyi buri mu bantu. Arambwira ati rangura ubwire bari abantu kubwo bareba kuri ari abicanyi. Najya dusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu Rwambere rwa Yohana ibice 3:15. Dusome umurongo wa 15. Haravuze ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Imana itugiriye neza. Umuntu wanga mwene se ni umwicanyi, kandi nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Hanyuma ndimo mbwira abantu rero iki cyiciro cy'ubwicanyi cyarimo ibice birenze kimwe, byari bibiri. Igice cya mbere cyari kingiki cy'abantu banga abantu, inzangano zamaze abantu, nta muntu ukunda mugenzi we, ibintu byarakomeye, nta muntu wifuriza undi byiza. Izi nzangano zimeze nk'ubwicanyi, ni nako birivuze. Umuntu wanga mwene se ni umwicanyi. Mu yandi magambo, abonye ko amwica n'undi yamwica, cyangwa bamubwira ati mwene se wangaga yapfuye, yacurukoma akarubyiniraho mu Kinyarwanda, ubwo akishima akavuga ati Imana ishimwe bigenze neza. Umuntu wanga mwene se ni umwicanyi. Niba ufite urwangano, hinduka ngwino kuri Yesu, usaba umutima wawohoke, uhinduke icyaremwe gishya. Imana itugire neza. Muri kino cyiciro rero harimo ikindi cyiciro. Hari ikindi cyiciro, iki ngiki cyo kwa Kayini na Abeli. Yego. Kayini wagize ishyari akavuga ati ibitambo bya Abeli birashimwe, none ngewe ibyanjye Imana ntibishimira bigaye. Agahita batirika mite mwica. Agahaguruka agafata inkota akayitera mwene nyina akamwica, akamena amaraso, akazibanganya ibimenyetso. Imana yamuhamagara ikamubaza iti Kayini murumuna wa Leya, akavuga ati ntabwo ndi umurinzi we, ntabwo ari umushinzwe, sinzi yari. Hari abantu bazimanganyije ibimenyetso, nyamara barisha abantu, bihesheje amahoro, baratwikira,
bahinduka abantu bari aho ntiwamenya, ariko Imana yo yarabibonye kandi ibyo yabonye ntabwo izaceceka, iraje guhorera bene ayo maraso y'abantu b'Imana batari bari urubanza yamenetse. Na n'uyu munsi Imana ibabajwe nuko ayo maraso akomeza kumeneka, nyamara abantu bagatwikira ibimenyetso. Imana itugiriye neza. Muri iki cyiciro cy'iki cyaha cyo kwa Kayini dusangamo n'abandi bantu Imana yanyeretse ngo nimbwira abangaba nabo bakuramo amata bakavanamo inda z'ibyumweru z'amezi runaka umwana yabaye umuntu, ngo bakavanamo bakajugunya bagataha hariya. Imana yarambwiye ngo uhamagara ubwira abo bantu ngo namwe ayo maraso Imana yarabibonye. Ayo maraso mwamenye Imana yarabibonye kandi Imana ije guhora. Nyamara uyu munsi hari amahirwe, haracyari ibyiringiro. Yesu aracyateza amaboko, hari ijambo yampaye ndaza kurigeraho. Aracyateza amaboko kugira ngo akwakire, aho uza kumva bikureba utera intambwe n'umutima wawe. Yesu aracyagutegeye amaboko. Imana itugiriye neza. Amen. Ikindi kintu cya kabiri yambwiye ikindi kintu cy'ubusambanyi. Ambwira ubusambanyi. Arambwira ati dangurura ubwire bariya bantu, ubabwire ngo ibyo murimo ibizira by'ubusambanyi biri muri hagati muri mwebwe ni mubikuremo, ni mubijugunya, abantu ni mwiyarure mutandukane n'ubwo busambanyi. Aho yambwiye ngo nimwira abantu ngo dore hagati muri mwebwe gutandukanya umuntu mukuru n'umutoya biragoye, ku muntu ntiyabishobora, kubera ko iki cyaha cyamaje kogera gihabwa n'imbaraga ku buryo umuntu wese ukora bene iki cyaha atewe ishema nacyo ndetse ashimishijwe nacyo. Harimo n'abambasaderi bo muri bino byaha bajya gufasha abandi kubigisha uko babikora, kubereka tekinike banyuramo, mbese barabitagatifuje. Ibintu byabaye biraho, ibintu byoroheje bidakomeye, nta gisebo cy'uwasambanye, nta gisebo cy'uwagize gute. Nyamara Imana yarambwiye ngo irambiwe bene ibi byaha. Aho ubona abagabo ngo bahura n'abandi bagabo, ngo abagore bahuye n'abandi bagore, nyamara bene ibi byaha nibyo byatumye Sodomu na Gomora harimbuka. Mwibuke igihe abamarayika b'Uwiteka baje Sodomu ni Gomora, bageze kwa Loti bavuga bati Loti kingura, abo bagabo binjiye aho turabashaka, kandi n'abari abagabo turabashaka ngo tubasambanye. Loti akavuga ati oya, mfite abakobwa batigeze biyandurisha abagabo, ni munyemerere mbabahe, ariko abantu b'Imana mu bari batereka ntibishoboka, abo nibo dushaka. Ndagira ngo mbabwire ngo bene iki cyaha nicyo cyatumye Sodomu na Gomora harimbuka. Mwiyarure bavandimwe, bantu b'Imana, umuntu wese wumva afitanye urubanza n'Imana kuri ibi byaha niyiyarure bikitwa uyu munsi, hanyuma Imana itugirire neza. Imana iturengere. Ndagira ngo mbabwire ku yindi ngingo ya gatatu Imana yambwiye ikizira gikomeye. Yambwiye ku macakubiri. Hano mvuga amacakubiri, marayika ambwira kuvuga, yambwiye ku macakubiri ashingiye ku moko. Ashingiye ku moko. Ntabwo ndibuze kuvuga ko amacakubiri ari ayo ngayo gusa, kuko hari n'ibindi bishingira ku bindi. Hari abagira amacakubiri ashingiye ku madini, hari abagira amacakubiri ashingiye ku mashuri, hari abagira amacakubiri ashingiye ku mibereho, bakavuga bati twe turajya hano, abatari muri ibyiciro turajya aha, abafite ibingibi turi bujye hariya, abantu bakibumbira hamwe mu byiciro byabo. Ariko ahangaha Imana yarambwiye ngo ni amacakubiri ashingiye ku moko. Umuntu akumva ngo ngewe ndi umuhutu, ndi umututsi, ndi umutwa, cyangwa ndi umuzigaba, ndi umuki, byose niba ari aho ngaho abantu baturuka akaba ariho bavukiye, nta n'icyo bitwaye. Niba uri umuntu uvuga kwa runaka, ibyo ntacyo bigutwaye. Ariko Yesu Kristo amaje kuza, ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo icyakora bamwemeye bakamwizera, bakizera izina rye, ngo abo ngabo yahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Twese turi abana b'Imana bavuka ku Mana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Twese turi abaragwa b'ijuru, turi abana b'Imana. Umuntu ukigendera muri ibyo, ukirebera muri bwa bwoko bwo muri bya bisekuru bya kera na kare, uwo nguwo ndagira ngo mubwire ngo usigaye inyuma y'amateka. Uyu munsi turi ku ngoma y'umwami wacu Yesu, twese turi abana b'Imana. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo uretse no kurebera mu by'uko Imana itumye ku bantu, no kurebera mu bisanzwe, murabizi aho ubwoko bwagiye bugeza amapolitike y'ibihugu hirya no hino. Si iby'Imana yadutumye kuza kuvuga, ariko ubu turimo tuvuga tuba tugira ngo tubwire abantu nk'iwacu hano mu gihugu byagejeje abantu kure. Ni murebe aho ingaruka zageze abantu. Ariko uyu munsi leta iriho irashishikariza abantu ko abantu babumwe, bakagira ubumwe. Umuntu wese akumva ko ari umunyarwanda, umuntu wese akumva ko ari umuturage, umuntu wese akumva ko ari umuntu nk'undi. Hano Imana yamuhaye ijambo dusoma mu Itangira ibice 7:7. Dusomere
twihuse. ibice 2 Itangiriro umurongo wa 7. Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Nagira ngo mbwira abantu, Imana yarambwiye ngo nongere nibutse abantu ibintu biremye umuntu, bigize umuntu, ibintu bingize, ibintu bikugize wowe nkurikiye uneza amata, ni umukungugu wo hasi n'umwuka w'ubugingo Imana yahumekeye mu mazuru y'umuntu. Ni ibintu bibiri bigize umuntu, ni umukungugu wo hasi yabumbabumbyibumbamo umuntu, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ikindi kiyongeraho ni umwuka w'ubugingo yahumekeye mu mazuru y'umuntu, umuntu arangije ngo ubugingo buzima. Ngibyo bigize umuntu. Twese tugizwe n'umukungugu n'umwuka w'ubugingo Imana yaduhaye. Nuko turemye, ibyo aho uvuka naho ukorera naho ugira gute, ibyo ngibyo nta nicyo bitwaye, ariko ntibikwiye kugucamo amacakubiri ngo bigutandukanye na mugenzi wawe ushingiye kuri bene ibyo. Kuba ufite aho uvuka ukahibuka, ibyo ntacyo bitwaye, ariko ntibikwiriye kuza ngo wumve ko uri bubishingireho kugira ngo ugire icyo uha mugenzi wawe, ugire uko ubana na mugenzi wawe, ugire uko ukorana na mugenzi wawe. Ntukwiye gushingira kuri ibyo. Abantu twese turemye kimwe, tuva amaraso amwe. Imana yarambwiye ngo nimuve muri ayo macakubiri, muyoboke inzira y'ubugingo. Imana ishimwe neza. Ndagira ngo tugere ku kindi kintu Imana yarambwiye ngo ubwira bariya abantu uri kureba hariya. Yarambwiye ngo bariya abantu bafite ubwibone bukabije muri bo, kandi bene ubwo bwibone uzambariza abantu babwire ngo ubambarize ngo mbese Lusiferi ajya kuva mu ijuru yavanyweyo n'iki? Yakoze ibihe byaha bindi? Aravuga ati si uko yagize ubwibone bwo gutekereza ko kuba Imana yaremye umuntu atabigizemo uruhare, ntacyo yakoze, atatanzemo igitekerezo ngo ibyo bitashoboka. Nyamara haba intambara, arirukanwa mu ijuru n'abamarayika babi bakunze kujya mu ruhande rwe. Imana yarambwiye ngo nibutse abantu ngo bene iki cyaha abantu bagifata nk'ikintu cyoroheje kidafite imbaraga, ariko Imana igifata mu buryo buremereye, aho umuntu yumva ko ari umuntu ukomeye, ari umuntu urenze, ari umuntu uzi uburyo yakora ibintu ku rutwandi babikora. Arangije arambwira ngo nzabwire abantu ngo bene aba bantu ngo birengagiza ijambo Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 13 avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Avuga ati niba umuntu ageze ahagira ibyirato akumva ko ibyo akoze ari ubyikoreye, kandi Imana yateje abantu intambwe mu buryo bufatika, abantu bari insuzugurwa, abantu bari ntamenyekana, abantu bari hirya, aho umuntu atarafite ibyiringiro by'uko azaba umuntu, ko azavuga, ko azagera aho agera, ko aziga, ko azabyara, ko azashaka, azabona akazi, ariko byagira gutya bikemera. Umuntu yarangira akavuga ati bo ni ngewe ushoboye, ni ngewe wabyikoreye, nshoboye nibi. Ni byiza ko ubishoboye, ariko dukwiriye gukora ibintu bituma Imana ibona icyubahiro mu byo dukora. Niki Imana yari dutegerejeho, niwo musaruro yari gutegerejeho. Ibyo byose yagukoreye, yatanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwawe, yaremeye, ikora ibishoboka, iraguhishira, irakurwanira, iraguhisha kugira ngo ikugeze ku rugero rwiza izakweresherezaho icyubahiro. Ariko icyubahiro cy'Imana abantu twarakigundiriye. Imana itugirire neza. Imana itabare, Imana itabare. Imana ije kwisubiza rero icyubahiro cyayo. Bikira uyu munsi muhindura uburyo, mushaka uburyo ibyo dukora byubahisha Imana, dushaka uburyo tuvuga byubahisha Imana, dushaka uburyo imigendere yacu byubahisha Imana. Imana itugirire neza. Niki Imana dushakamo, kandi unemere ko niba hari n'ibyo udashoboye hari abandi babishoboye. Unemere ko ibintu byose washobora ari Kristo ugushoboje. Kristo nabona icyubahiro mu byo ukora, kandi Kristo nashyirwe hejuru ku bwawe. Umubera ambasaderi mwiza aho uri naho ukorera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Ikindi kintu cy'ikizira yambwiye ishyari rikabije mu bantu. Arambwira ati rangura ubwire bariya abantu, muri bo harimo ishyari. Arambwira ati kandi iryo shyari ririmo ritumye riba umuzi w'ibintu byinshi. Arambwira ati rangura ubwire abantu ko iryo shyari riri mu bantu ritumye nta muntu utekereza ko umuntu yagirirwa neza n'Imana. Nutabawe n'Imana arabizira, nugiriwe neza n'Imana barabimurenganiriza ngo yatabawe, byagenze gutya. Nyamara Imana yarambwiye ngo nzabaza abantu ngo ninde muntu wigeze agira icyo ashaka gukora ngo akigereho ngo akibuzwe na mugenzi we.
ngo niba ashaka kujya kwiga bagende bamusohore mu ishuri bati sohoka ntiwemerewe kwiga, ngo najya gucuruza mugenzi we ngo afitiye ishyari agenda amubwire ngo niwe waje aramubwira ngo kinga. Imana yarambwiye ngo ubuzima bw'umukiranutsi buri mu biganza by'Imana, kandi Imana ifumbatuye igipfunsi cyayo ihaza kwifuza kw'abari mu isi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana yarambwiye ngo mpereza abantu umurongo mbabwire ngo nimuhanga amaso yera yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru niyo ikirema, kandi icyo ngicyo ikiremye ikagikomeza. Umuntu wese rero nahanga amaso iyo Mana. Icyo wabuze, icyo wakeneye ukagishaka ntukibone, reka rwanirira urenganya mwene so, wirukanga kuri mwene so, ahubwo uhanga amaso ujye gushaka Imana, wegera Imana, utegereze icyo Imana yakuvuzeho izakikwihera ubwayo. Nta muntu n'umwe wakwambura icyo Imana yaguhaye. Umugisha Imana itanga, Bibiliya yatubwira ngo uzana ubukire n'icyubahiro. Rero nimureke mujye mu murongo wo gushaka Imana kuruta uko mujya gushwana na bagenzi banyu kandi mugashaka no kuzajya mu ijuru. Imana tugire neza. Imana yaduhaye ijambo tugiye gusoma. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 4 kugera ku wa 8. Reka dusome, haranditse ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. 8 kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nuko manga agakingurirwa. Imana tugire neza. Iri jambo Imana yari impaye ndimo mbwira abantu gutyo ku musozi, mpamagariye abantu mvuga nibyo bizira musohoke muri ibyo bizira, muvana inzitwazo ku bantu, mwegera Imana, mujye ku Mana, niyigira ikirema. Ibyo abantu byanze Imana irabishobora. Imana yarambwiye ngo nzongere nibutsa abambaza abantu ngo mbese mwigeze mubona aho umuntu yabyaye tuvuye kwa Sara na Aburahamu, mwigeze mubona mu gihe cyanyu aho umuntu yabyaye byari byaranze navuga ngo ntibizashoboka. Kandi se mwigeze mubona aho abantu bari baragiye barashobewe, ubutabazi bwabo na buri kure, ariko kubera kwizera no gukurikira Imana, Imana igatabara. Imana irambwira ngo uzambariza abantu ngo niba nkora iyo mirimo ikagaragarira amaso yabo, babujijwe n'iki kumpanga amaso no kunkurikira, ko bazi neza ko mfite ubutware n'ubushobozi. Ndagira ngo nawe nkurikiye aho ngaho utuye, ku musozi utuyeho, aho wavukiye, ubari imigisha, ubari by'Imana yakoze, ubari by'Imana yakoreye mu maso yawe, naho yaba atari wowe yabikoreye. Hari ibihamya n'ibimenyetso by'imirimo y'Imana aho utuye, hari ibihamya n'ibimenyetso by'imirimo y'Imana aho ugenda naho ukorera. Ubakira kuri ibyo umenye ko Imana itabara. Imana tugire neza. Aha rero yarambwiye ngo nimbwiriza abo bantu. Abantu baje ahundi, nkabona abantu barazamuka, abana batoya, nkabona abakobwa baraza, abasore, nkabona abagabo n'abagore bakaza ahundi barira, bafite ibibazo, mbona baza biruka bavuga ati dukore iki. Marayika arambwira ati bwira abo bantu, babwire bajye wabo ku nsengero ziwabo, babwire bajye ku nsengero ziwabo. Aho batuye hose hari insengero, nyamara izo nsengero zirahari, ariko abantu ntibashaka kujyayo. Abantu bamenya gushaka ibibagirira umumaro by'imibereho isanzwe, ariko gushaka aho bakura ubugingo, icyabafasha kugira bagere ku bugingo ngo byarabananiye. Arambwira ngo urangura ubabwire rero ngo aho mutuye hari insengero, ngo kandi izo nsengero zifite ibimenyetso biziranga. Arambwira ngo icyambere, izo nsengero zigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwazaniye abantu bose amahoro. Kandi kuri icyo ngicyo arambwira ngo nurangiza ubabwire ngo bene izo nsengero abashumba bazo bazishumbye baterwa ishyaka n'ishema ryo kubona abakristo babo bagenda neza nk'uko Imana ishaka. Bashimishwa no kubona abantu bagenda batungana, bashimishwa no kubona abantu bagenda nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka. Kandi arambwira ngo nzabaza abantu ngo ko umuntu atayoberwa hajya kugura umwenda mwiza, ko umuntu atayoberwa hajya kujyana umwana ku ishuri, ko umuntu atayoberwa ayo makuru ngo amenye ko harabigisha neza cyangwa hari abacuruza byiza akajyayo. Kuki umuntu ayoberwa aho yajya akamufasha kuzabona ubugingo? Arambwira ngo abantu be kwihenda ubwenge, aho ngaho harahari. Nanjye ndarangura ndabwira ngo mukimara kumva turi kuvugana namwe tubabwira ngo muri ibyo bibi ni mugende iwanyu mujye kwihana ibyaha mwakoze, nkuko Yohana yigishaga ku Yorodani ngo akabatiza abantu bamaze kuvuga ibyaha bakoze. Namwe Yesu arabategereje, ariko hari umurongo mwiza Imana yashyizeho. Itorero hirya no hino rifite imizi, amadini n'amatorero birahari yigisha inkuru nziza ya Yesu Kristo, biyobora abantu mu bwami bw'ijuru. Kandi umuntu wese ufite ubwenge utekereza azi hitamo, ntawe byananira. Cyo kuri wakihenda ubwenge ashingiye ku migenzo n'amahame bya kidini n'ibiki byose, ibyo ngibyo yabikora nkana, ariko ntawe uyobewe ko ubwami bw'Imana butegurwa tukiri hano mu isi. Imana tugire neza.
yampaye iri jambo rero niryo yampaye ngo nimbwirize abantu. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ukomanga akingurirwa, n'ushaka arabona. Yesu yabwiye abigishwa, araguma arababwira hepfo gato ku murongo wa 9, aravuga ati mbese muri mwebwe, ndagira ngo nawe nkubaze, nawe uneze amatwi, yaba nge yaba wowe, umwana wagusabye umutsima wamuhibuye? Ese umwana wagusabye ifi cyangwa inkoko cyangwa inyama y'inka, wagenda ukazana inzoka? Wagenda ukazana igikeri? Wagenda ukazana umuserebanya? Urumva wabikora? Nta wabikora. None Yesu yarabajije rero ngo nibe muri abantu, nibe turi abantu, tukaba twabasha guha abana bacu ibyiza, Data wo mu ijuru azabura ate guhereza abantu be, abana be, ibyo bamusaba? Rero abantu nibave mu rungabangabo, bamenye ko Imana ihari kandi igikora, bamenye ko Imana igisubiza abantu, bamenye ko Imana igitabara abantu. Mbese nta kintu Imana idafite, ahubwo gushaka Imana nibyo byananiye abantu. Iyi Imana yaramwe ngo nzabaza abantu ngo umuntu aramutse agenda akagera ku gipangu cy'umuntu, akiyicarira nimugoroba benyine urugo bose bagezeyo bakinze, ntakomange, hanyuma tuzabaza abantu ngo mbese uwo muntu ntiyaharara bugacya? Mbese umuntu naba ari ikintu yatakaje akicara akagera ku kundi ukuguru ku kundi, icyo kintu kizizana? Ni wowe ndi kubaza, nawe wibaze, ariko ntibishoboka. Wicaye cyatakaye cyaguma kigatakara. Niba hari ibyo watakaje, hari watakaje impano, watakaje iki Imana yarera guhaye gukora, hari ibyo ubona watakaje. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo mu gihe ubona ko udagifite urukundo, umenye ko uwo mwuka yabonye kweburwa n'umubiri wawe akigendera, noneho ngo umusabe ngo agaruke. Mbese umuntu umenya ko ari cyo yatakaje ntagishaka, umuntu umenya ko ari cyo akeneye ntagisaba Imana itanga itimana itishama. Mbese Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi ku kintu cyose. Imana itugirire neza. Amina. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, kandi mukomange muzakingurirwa. Imana iduhane umugisha. Amina. Ubu butumwa Imana ibumpa narabwanditse, maze kubwandika mbushyira mu nyandiko, ntangira koherereza abantu. Abantu batangira kumbwira batari ko se izi nzandiko kubizi ko muri Afurika ibintu by'inzandiko tutabikunda, nibasoma ko tudasoma. Ubu butumwa Imana igutumye ko bukomeye, wakoze utu voice note, utu videos ukawuhereza abantu, wenda umuntu agenda cyangwa ari mu kazi ko yajya twumva. Mu gihe rero muri icyo gihe nari ndimo nibaza icyo gukora, nanjye ntekereza ngo ndabigenza gute, nasubiye mwiyerekwa. Ngeze mwiyerekwa nanone marayika w'umwami Imana ngarukaho ubwa kabiri arambwira ati tugende. Turagenda, mbona amingukanye mu rusengero, mu muryango abakozi b'Imana binjiriramo, niho twinjiriye. Tugezemo dusanga abaririmbyi bari mu bihe byo gusenga. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo ngeze muri kino cyiciro biba ari ngombwa ko mgitandukanya. Icyakora icyo marayika yanjyaniyemo naje kukimenya, ampa ijambo ryo kubabwiriza, nabo ndababwiriza. Turangije aransohokana hanze y'urusengero. Ubu ni ubutumwa duha abaririmbyi bw'umwihariko, aho twagiye tuha abaririmbyi bagiye babwumva. Imana tugire neza. Tuvuye mu rusengero turasohoka hanze, marayika aranjyana mpagarika ku muhanda, angeza ahantu nabonaga ari umuhanda w'umukara mwiza nyine, ahantu ibinyabiziga bishobora kuba biparika buri munsi. Hapavomye hasi hameze neza, aho imodoka zihagarara za buri munsi abagenzi bagenda. Mpagarara kuri uwo muhanda, mu gihe nari mpahagaze mbona urujya n'uruza rw'abantu, abazamuka batambika abamanuka banyuranyuranamo, ariko nta modoka nabonye. Kandi uburyo abantu bagendaga, wabonaga abantu batagenda bari smart, batambaye neza nk'uko bisanzwe. Uvuge ngo abantu bari kujya mu materaniro cyangwa barajya mu isoko cyangwa barajya mu kazi, ahubwo wabonaga ari abantu bateye ubwoba n'ikintu ntamenye icyo ari cyo, birukanka amasigamana nta ureba inyuma. Kandi aho nabonye nta n'umuntu nabonye uhetse umwana, nta mugore nabonye wenda ngo uhetse umwana agenda aterera umwana mu mugongo ngo mvuge ngo hari umuntu wagendaga hari ibintu afite. Nta n'umuntu wari ufite igikapu, umuntu wese yagendaga ubwe, mbona ari umuntu ugenda ukwe. Kandi nkomeje kureba marayika arambwira tukomeza witegereza urebe.
ndaguma ndareba mu gihe nari ndimo ndeba neze n'amatwi abancaga hafi numva barimo baragenda bavuga ngo yewe ngo ubu ngubu ngo ngiye kureba mwarimu wanjye ngo mwaturire ibyaha nakoze, undi ukumva aravuga ngo ngiye kureba pasiteri ngo ngiye kureba mushumba ngo mwaturire ibyaha nakoze ngo asengere ngo Imana imbabarire ngo ahari ngo nunagenda ngo Imana imuhe ubugingo ngo Imana imuhe ijuru. Uko nari ndimo nkibyumva mpagaze aho telefone irasona, telefone isoniye mu mufuka nyivanamo ndayitaba, nyifata telefone mbona ishusho y'umuntu umpamagaye ije nko kuri ekara, mbona ni umuntu uhagaze mu kirere cy'iburasirazuba nko mu gice cya za Rwamagana. Uko namurebaga aho yari ahagaze ku muhanda mbona rero ampamagaye arambaza ati muraho ni muraho, ati amakuru ntituraho, ati se mumeze neza? Ndabwira nti rero tumeze neza ariko ndabona hari ikibazo. Ndabwira nti ahantu mpagaze ku muhanda hari abantu bari kuncaho, kandi abantu bancaho ndabona bafite ubwoba, ndabona ari abantu bagenda bakutse umutima, bagenda bavuga ngo bagiye gushaka abapasiteri n'abarimu babo n'abashumba ngo bihane ibyaha bakoze ngo nunagenda abona ijuru. Ndabwira nti rero niko hano mbona bimeze. Arambwira ati nagira ngo nkubaze niba aho muri uko bimeze, ati ahubwo ibyo bintu uri kubonaho byahereye hano, ati nagira ngo numve ko namwe ariko bimeze, ati nagira ngo ubwire ko natwe aho turi ariko bimeze. Akupa telefone, amaze gukupa telefone marayika arambwira ati ikimenyetso urakibonye, genda ubwira abantu ngo abo ngabo batekereza ko baziruka bajya gushaka mwarimu na pasiteri na mushumba wabo simbizi, ngo genda ubabwire ngo ntimuze aho muzamusanga. Ushobora kuzajya kumureba nawe afite bagiye kureba nawe cyangwa hari aho yagiye, icyo giye kumureba ntibizaba bigishoboka. Arambwira ngo bwira abantu rero bezwe bagifite igihe cyo kwezwa, bezwe bagifite umwanya, uyu munsi Imana ikibahamagarira kwezwa, abantu bashyiremo imbaraga bezwe, Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusome iri jambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 4 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 8 tugera ku musozo. Ibice 4 murongo wa 3 murongo wa 4 wa 3 kugera ku wa 8. Tesalonike mu rwa mbere ibice 4 murongo wa 3 kugera ku wa 8. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana niyo yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Amen. Imana duhana umugisha. Iri jambo tugezeho ndagira ngo umuntu udukurikiye tugeze ku ijambo tuza no gusorezaho tukaza gusenga Imana. Kwezwa. Pawulo yandikira Abatesalonike itorero, yarabwiye ngo dore ikintu kigezweho, dore ikintu Imana ishaka. Kuko yaranditse aravuga ngo icyo Imana ishaka ni iki. Abantu bize Ikinyarwanda ashyiraho utudomo tubiri, hirya avuga icyo Imana ishaka, mu yandi magambo yaje kurangira abantu icyo Imana ishaka. Arango mwijya muri byinshi, dore ikintu Imana ishaka. Nubwo hari ibindi watekereza byakunganira ibindi, ariko dore icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu, ni ukwezwa kwacu. Imana ishimwe. Haleluya. Ni ukwezwa kwacu n'icyo Imana ishaka, nicyo gituma Imana ihagurutsa abantu ku manywa na nijoro, igahagurutsa abahanuzi ikavuga ngo nimugende mubwire abantu icyo Imana ishaka ku bantu, ni ukwezwa kwacu, ni ukwezwa kwanyu, n'icyo Imana dushakaho, n'icyo Imana igushakaho. Uko ageze ku murongo wa 7 yaravuze ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo Imana yaduhamagariye kwezwa. Ibyo ukora byose, imirimo waba urimo yose, icyo waba ukora cyose, mbere y'uko ugikora Imana yaguhamagariye kwezwa. Ubanze wezwe, ube igikoresho cyejejwe gishimwa n'Imana, kugira ngo ubashe kugira ibindi ukora byose. Iturufu ya mbere ni ukwezwa. Imana ishimwe. Hano rero yaranditse dusomye avuga amagambo akomeye ngiye kuvugamo kuri uyu murongo wa 4. Yaravuze ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro.
umubiri we wezwe ufite icyubahiro. Bibiliya rero hari amagambo yagiye azamo bakayasobanura kugira ngo umuntu wese atitiranye ibintu ngo amenye ngo ubwo umubiri we wezwe ufite icyubahiro ni gute. Hano hasi barabisobanura ngo cyangwa amenye ko akwiriye kwibonera uwe mugeni mu buryo bwera bw'icyubahiro. Ndagira ngo mvuge kuri ako kantu hasobanura. Ikimana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana kugira ngo umuntu wese amenye ko akwiriye kwibonera uwe mugeni mu buryo bwera bw'icyubahiro. Abantu bajya bitiranya ibintu. Imana ijya kuzanira Adamu Eva byaturutse mu kwifuza kwa Adamu. Kandi Imana ibona ko ijambo ry'Imana ryari rikunda gusomerwa abageni. Ngo Imana ibona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ko umugabo agira gute aba wenyine. Imuremera umufasha umukwiriye. Imuremera Eva imuvanye mu rubavu rwe iramumuzanira. Aho rero Imana niyo yaje gushyingira Adamu, imushyingira Eva mu buryo bwera bw'icyubahiro. Rero mu buryo bwa gikristo ku mugenzi ugana mu ijuru, uwo mugeni wese, umugabo wese akwiriye kuba aturutse mu bushake bw'Imana kandi akamuhabwa mu buryo bwera bukiranutse. Imana ihaye umugisha ko umuntu abonye umugore mu buryo bwemewe n'Imana, ko umuntu ashatse umugore imbere y'Imana, asezeranye nawe imbere y'Imana ko yemeye kujyana uwo mugore ngo amubere umugore cyangwa umugabo we mu buryo bwera. Kuko iyo bagusezeranya bavuga ngo nuko rero icyo Imana yafatanyije ntihakagire umuntu ugira gute ugitandukanya. Umuntu akwiriye rero kujyana uwo mugeni cyangwa uwo mukwe, umukobwa akwiriye gutwarwa n'uwo musore ari uko Imana ibihaye umugisha bikemezwa. Pasiteri akabarambikaho ibiganza muhagaze imbere y'Imana. Hari abantu bajya basuzugura ibintu bikorerwa mu nzu y'Imana bakumva ari ibintu biri aho. Ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byose bifite aho byahereye. Bifite aho byahereye, ntabwo ari imihango baza ngo babwire abantu gusa. Niba Imana yarabonye ko Adamu akeneye Eva ikamumuzanira ikamumushyingira, Adamu yarangiza akavuga ngo uyu zitwa umugore kuko akuwe mu mugabo, akamubwira ngo nakara ko mu mara yanjye, mu magufa yanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugore niwe mugore uje mu buryo bwera bw'icyubahiro. Umuntu ufite bene uyu mugore aratekana, aratuza, iyo arimo asenga agubwa neza. Ariko umuntu ufite umugore yavoroza agatwara nijoro akamunyuza ahantu kerike pari mu bintu bya bujura, nawe ubwe niyo ageze imbere y'Imana yumva afite umutima umucira urubanza. Ndagira ngo mubwire ngo biracyashoboka, amahirwe arahari. Ngiyo mbwira abantu arabwira ngo abapasiteri barahari, Imana yarabimitse kugira ngo bakore iyo nshingano. Rero ndagira ngo abantu birushya muri byinshi, mwikirushya muri byinshi. Fata umugeni wawe uhindure, unyuranye, ukora ibikwiriye, usabe, itorero rirahari, bagusezeranye, utunge umugore umutima wawe uhoke. Mbese urinda ubohwa n'umugore gute n'umutima? Umugore uramufite, pasiteri arahari. Gusezeranya abantu ni ubuntu, naho baguca amafaranga simbizi, ariko icyo ntekereza nzi yuko ari ubuntu. Kuzana impeta, pasiteri agasoma ijambo ry'Imana akakurambikaho ibiganza nk'uko yabyerejwe akagusengera, ibyo birahagije. Ugatunga umugore mu buryo bwera, nawe umubiri wawe ukaba uri umuntu wirinze icyo birigaragaza nk'ubusambanyi. Imana itugire neza. Amina. Hano rero ageze kuri uyu murongo wa 8, reka bari mvugaho hanyuma tuhasoze. Kuri uyu murongo wa 8 yaravuze ngo nicyo gituma umuntu wirengagiza ibyo akirengagiza ibintu byo kwezwa, akirengagiza ibyo bintu byo kwitungira umugore mu buryo bwera buhesha Imana icyubahiro, agakora ibyo bintu bizira, akagendera muri ibyo bintu Imana yanga urunuka. Uretse ko no muri Bibiliya nubwo mvuga kuri ahangaha ko kwibonera umugeni, ariko uburyo bw'ubusambanyi burimo ibice byinshi. Umuntu yabanyikanye Imana n'ibigirwamana, umuntu yafata ibintu akavangavanga, agakorera Imana ejo agakorera Satani. Ibyo byose bigereranwa n'ubusambanyi. Ukava hano ejo ukajya hariya ukamera nk'amaraya,
uyu munsi ndi mu mana, ejo nagiye kuraguza, uyu munsi ndi mu masengesho, ejo nagiye gucisha inzaratsi, uyu munsi ndi ahangaha, ejo nagiye gukora ibi ngibi. Ibyo nabyo Imana irabyanga urunuka. Ariko nagira ngo ubwire ngo uyu murongo wa 8 waravuze ngo nicyo gituma umuntu wese wirengagiza ibyo kwezwa. Ibyo ngibyo Imana yaduhamagariye kwezwa. Umuntu akumva ko azakora imirimo atejejwe, umuntu akumva ko ari byo azabamo nta kwezwa. Narabwiwe ngo mbwire abantu ngo ntabwo ari Imana, ntabwo ari umuntu yanze, ahubwo yanze Imana iha twebwe twese, iha mwebwe mwese umwuka wayo wera. Imana itugirire neza. Amen. Ibyo kwezwa birakureba, ibyo kwezwa biratureba ku manywa na nijoro. Ndagira ngo babwire ngo umuntu wese ahirimbanire kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe ntazareba umwami Imana. Umuntu wese utejejwe ntabwo azareba Imana. Ibyo wakora byose, ibyo twabamo byose, kwezwa bitabaye muri twebwe, tutejejwe, ijuru tuzaryumva mu mateka, ariko ntituzareba umwami Imana. Icyo duhamagarira abantu, turabahamagara mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabinginga ngo muze aho Yesu ari mwezwe, mwikiranure, mwikureho urubanza n'urusika rubatandukanya n'Imana. Kubera ko umuntu wese, ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu wese usaba arahabwa, umuntu wese ukomanze arakingurirwa, n'umuntu ushatse wese arabona. Rero niba sinzi icyo usaba Imana muri uyu mwanya, niba uri gusaba kwezwa, Imana ibyo ngibyo irabitanga. Niba urimo gushaka ibintu runaka mu buryo bw'umwuka, Imana irabitanga. Niba uri gukomanga, uko wakomanga kose, Imana ishaka ko. Umuririmbyi wa 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure cyane, ngo ku buryo atambuka n'inyenyeri akagenda nta kumirwa, ngo akagera ku rugi rwo mu ijuru agakomanga urugi ngo ashaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ukajya imbere y'Imana ugakomanga urwo rugi ushaka kwegera Imana no kuyireba. Imana itugirire neza. Ushaka arabona, ukomanga arakingurirwa, n'usaba arahabwa. Imana itugirire neza. Ngwino tera intambwe, ngwino kuri Yesu, gana Yesu, umwiyerekeye n'umutima wawe, arakubabarira, arakugirira ibambe, arakubohora, kandi iyo ngoyi yayikubohora ukabona umudendezo uturutse mu ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Turagira ngo kandi twongere kubwira abantu, nababwiye ngo ningera ku musozo w'iki kiganiro ndaza kubabwira ikintu nasengeye nanjye nkabaza Imana, nkavuga nti Imana, mbese aba bantu bankoba bakavuga ngo mbese ibyo bintu igihe byavugiwe, igihe byahereye ko twabyumvise kera, nanjye kandi nari narabyumvishe, n'uyu munsi ndacyabyumva ahandi. Harongera nanjye nkasanga Imana yatumye umuntu ubutumwa busa n'ubwo bwo kwezwa, bwo kweza umugeni. Nkabana ibintu uko wabivuze, mbese bimeze bite? Abantu uko bakoba nanjye bakabimbwira, ko bari abantu nagezemo ndi mwerekwa ndi kuvuga, bakavuga biriya bintu babishingira kuki? Hanyuma mu gihe nasengaga haciye iminsi, nsubira mwiyerekwa nijoro ndyamye, marayika aragaruka amfata ukuboko arambwira ati turagenda, mbona nyinjize mu rusengero. Tugeze mu rusengero nsanga ni iteraniro rigari rwose, urusengero rugari runini rwuzuyemo abantu benshi. Muri uwo rusengero mbona nicayemo mu ntebe zo mo hagati. Kumwe umuntu ajya mu materaniro akaba ari mu rusengero yagiye gusenga bisanzwe, nicaye mu ntebe zo hagati, mbona marayika noneho ahagaze imbere muri rya teraniro, aravuga ati rero iri teraniro ni iry'abantu b'abahanuzi nagiye ntuma. Aravuga ati hari ibintu nabatumye. Ahera ku muntu wa mbere akajya avuga ati wowe kanaka, nagutumye igihe niki, nagutumye ubutumwa buvuga gutya, nagutumye ibi nibi ngo ujye kubwira abantu. Agakomeza ati wowe kanaka, nagutumye muri iyi myaka, nagutumye muri bino bihe ngo ubutumwa buvuga gutya. Agenda avuga kuri buri muntu, araza ageraho nanjye naye nicayemo hagati aho ngaho. Agera avuga ati wowe Emmanuel, ati ngutumye ejo bundi, ati nagutumye ubutumwa ngo ugende ushyira abantu uvuga ibi ngibi nibi. Arakomeza aho naye nicaye no hirya yanjye, arakomeza ahamagara n'abantu bari bariyo bose, agenda babwira igihe yabatumiye n'ibyabatumye. Ndagira ngo mumenyeshe abantu ko ibintu byose mwakiriye, ibintu byose Imana yabatumyeho. Imana ikora mu buryo bwayo, kandi ihamagara umuntu wese ikamuhereza icyo ajya gukora muri uwo murima wayo. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi turi hano tuvuga, hari abari mu rusengero hirya no hino bavuga ibyo Imana yabatumye, hari abari mu masoko baba bari kuvuga ibyo Imana yabatumye, hari abantu baba bari hehe mu mihanda baba barimo bavuga ibyo Imana yabatumye, mu mamodoka abantu baba barimo, iwanyu muri karitsiye
karitsiye abantu barahari, iwanyu ku masengero, ku matorero barahari, barabigisha buri munsi, baravuga Imana yadutumye ibi. Abo ndagira ngo mbabwire ngo muri iryo teraniro yarangije aravuga ati rero ndagira ngo bahamirize mbabwire ko ibyo nabatumye byose nje kubishyira mu bikorwa. Imana tugiriye neza. Amina. Ahari waba waracogojwe nuko hari ibyo wumvise abantu bavuga, ukavuga ngo abahanuzi ngo baravangiye ibyo bavuze ntibyasohoye, ariko si wowe ubisohoza. Ndagira ngo ubwire ko Imana ubwayo yatumye abo bahanuzi ko ari yije gushyira mu bikorwa icyo yabatumye, kandi ntabwo ukwiriye gutekereza uko Imana izashyira mu bikorwa umugambi wayo. Imana niyo izi uko izabikora, ni nayo izi uko izabigenza. Wowe icyo yadutumye kukubwira ni ukukubwira ngo Yesu abikitwa uyu munsi, witunganye wiboneze, nta rubanza ufitanye n'Imana, ibindi ureke Imana niyo izabishyira mu bikorwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turagira ngo tubahamagarire rero kuza kuri Yesu, kandi arabajya batubwira ati twarabeshywe, abantu baradutuburiye, abantu batubwiye bitazasohora, abantu batubwiye ibiki. Twe turimo turababwira ngo umwami Yesu cyakwifuzaho ni ukwezwa kwawe no gutungana kwawe, kugira ngo ubane n'Imana neza. Ibindi byose muzabyongererwa nimumara gushaka bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha mwene data, turakoze kubwo ubutumwa bwiza wemeye gutambutsa, kandi Imana ikongera imbaraga n'amavuta. Rwose ubutumwa nk'uko butambukije natwe turabutambutsa nk'uko wabutambukije, tutagabanije tutongereye, ahubwo tuzongera kugutumira uzaze uje kutubwira no kuri ibi bindi utavuzeho, wakomoje ariko ntubivuge. Hari aho wavuze ngo abantu nibahaga, ibindi ku busambanyi, ahandi ku moko, ahandi ku bwibone, bihimbiye uburyo bwo gusenga cyangwa se bwo gukoramo ibintu. Ikindi ubutumwa bw'abaririmbyi n'umugeni mu buryo bwiza. Hanyuma na rwa rubyiruko tuzagutumira ubutaha, uzaze ubivugeho neza, ubisobanura kurusha uko nguko bitambukije. Imana iguhe umugisha. Dushimiye mwese abadukurikira, utarakanda subscribe yikande, hanyuma kandi nawe wayikanze ukomeze wumve ibiganiro by'ijambo ry'Imana tukugezaho, ubisangiza n'abandi. Imana iguhe umugisha. Hanyuma mbere yuko udusengera, bantu utange nomero za telefone, hanyuma nurangiza udusengere, hanyuma usabire umugisha abantu bose, ndetse usengera n'abihana kugira ngo abemera kwihana Imana ibabarire. Karibu. Murakoze cyane. Nimero zacu za telefone ni 0788 0788 970 970 944 na 07 89 944. Imana ibahe umugisha. Ushaka kuvugisha umukozi w'Imana wamuvugisha, nomero yo ngiyo ni yacu ikoreshwa hano, muyisangaho hano kuri Kubaho Uwiteka Ni Ubwenge TV, 0788 Karibu dusengera Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri Imana yacu bwite, kandi uri umubyeyi, uri umutabazi, uri umurengezi. Uhimbazwe Yesu. Icyo wadutumye kubwira abantu nicyo dukoze muri uyu mwanya. Waratubwiye ngo tubwire abantu, tubakangurire, tubabwire ngo nimwezwe bikitwa uyu munsi. None muri uyu mwanya tuvuganye na buri umwe wese utwumvise, kandi ijambo rye ryaravuze ngo nimusabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanye muzakingurirwa. Kuko umuntu usaba ahabwa, ukomanga n'ushaka akabona. Turasenze Mwami Imana yacu, ya muntu wese ugize icyifuzo cyo gusaba, ntituzi ibyo asaba, ariko icyo dusabye nuko niba asabye imbabazi z'ibyo yakoze, natwe turamusabiye kugira ngo amaraso ya Yesu amubonekeho. Mweze muboneze umutunganye uyu muntu uteye intambwe yo gushaka Imana. Mwami, hira intambwe z'ibirenge bye, kandi uyobore imigambi ye kugira ngo ashyike kuko ijambo rye ritubwiye kushaka abona. Kandi uyu muntu uteye intambwe yo gukomanga kugira ngo agukomangire, tuzi ko ijambo rye ritubwiye ko ukomanga akingurirwa. Turasenze kugira ngo mukingurire mu buryo bwose agushakamo, mu buryo bwose yifuje kukwegera. Mwami Imana yacu umugirire neza, kandi muri iri jambo, muri ubu butumwa, umuntu wese nakugireho umugisha, urushaho kweza buri umwe wese utwumvise. Natwe twese utuboneze kugira ngo turusheho kwicara turi maso, dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.